imikino ya Kuki yitarimo kuba ku isoko ry'impuzamahanga mu Rwanda yego yarigiyeho ariko se muri murayumva ku isoko urumva nyuma yo kurambagiza umunyanigeri waza hagati urumva bageze kuri uyu musore ushobora gukina satira akinisha imoso ashobora gukina 11 cyangwa agakina kuri 7. Uyu ni umusore abantu bamenya ko yagaragaye mu mikino ya CAF Confederation Cup ndetse yafatanyije n'ikipe ya Oto Doyo abantu nakora AS Oto sorry. Ikindi wavuga ko statistike ze ntabwo zari mbi muri imikino ya CAF Confederation Cup 2025-2026 kuko abantu bibuka match bakinnye n'ikipe ya Singida icyo gihe bayitsinda 2-1 byari ibitego bye kinnye 61 ndabyibuka bakina n'ikipe ya Stellenbosch nabwo yari yakinnye match ya Zamalek yarayikinnye n'umukinnyi w'umuwinga wakiniye ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville y'abato ekipe y'igihugu nkuru ntagaraba introduced ku rwego uvuga ngo ni umukinnyi wakoreshwa cyane dore ko n'ikipe ya AS Otoho hari imikino yagiye adakinishwa ya nyuma imwe n'imwe. Reka turebe niba mu gice cy'abawinga Rayon Sport kimwe mu bintu yadutoje cyangwa se isa nk'iri kwerekana nuko ngo ni ibintu byigwaho na team technique ntabwo ari ibintu uvuga ngo ni Gakwaya wabikoze cyangwa se Murenza Abdara oya amahirwe hari umutoza hari ingingo Francis Christian abungiriza be hakaba directeur technique Axel Dylan Leonard barabanza ngo bakabyigaho ikindi ngo ni projet y'abakinnyi bato kuri uyu mukinnyi avuga ko afite imyaka 23 wavuye muri Congo Brazzaville y'abato azamuka. Reka turebe niba koko hari icyo bazagera Ureka turebe rero muri Rayon Sport muri aperi haravugwa mu cyakse muri aperi hariho haravugwamo byinshi hano hanze cyambere abakunzi b'equipe ya aperi bamenye nuko wa mu rutayizamu wabo w'umunyakote d'Ivoire Amaniko Adio Camp Michel nawe rwose mpeta imyaka 17 wakiniraga equipe ya Afad agomba nawe rwose kuba agera ahangaha azanye na manager we. Hanyuma kandi na wa munyamali Mamadou Traoré wa Stade Malien nawe n'umuhagarariye bagomba kuza. Ubwo rero gahunda nuko imeze rwose byavugwaga ko uyu munsi na Emani Silwane wa muzamu w'umunyamuzambike nawe agomba kuhagira uyu munsi. Hanyuma uzaza nyuma ni wa munyaburkina Faso Madu Zone wa Mazembe agomba kuza we bya shampiyona muri Congo birangiye ariko abandi batatu nari mvuze bo muzamu Silwane Emani nuko uyu munsi nari bwo byabitanyijwe ko ahagera none ubundi ku mbuga za peri hagatangira rwose naho hagasa neza abantu bakabona abakinnyi bari gusinya. Hama rero hari ibyavuzwe ngo by'abakinnyi ngo nabo bashobora gusezererwa barimo Denis Omedi ngo Mugisha Gilbert ngo muzamu Pierre ndetse na Nibizi Ramadani ariko hari ufite amakuru ibintu bitaratangazwa ku rubuga ngo mbebone ngewe ntacyo nabivugaho. Harabasoje amasezerano njye buramba nindiri ya peri nindiri ya peri ariko hari ubwo mushobora kuba mundusha amakuru basezerewe Mugara ibyo byo gusezererwa nuvuga abasoje amasezerano kimwe Pierre ndetse hari n'ibindi nabonye ngo hari abasoje amasezerano ngo bifuza ngo amafaranga menshi sinzi uburyo abantu bayise menshi biterwa n'amafaranga yarasanzwe ahembwa abakinnyi bane mu buryo bwo kongererwa amasezerano abakinnyi b'abene gihugu katugere tubicukumbure tuzabizana ubutaha ya kabisa hanyuma reka mbashimire mwese mwakoze